mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Nimrat yaraje kureba Mariza ndetse Ivy yarari hafi aho ngaho yari yicaye mu sitting room. Mariza byari byamushobeye yarimo yibaza avuga ati man ubu ni Nimrat naramuka abonye Ivy kandi abantu benshi bakaba bazi yuko nta uhari yaburiwe irengero, bamwe batekereza yuko atakiriho, akamusanga hano iwanjye, ndazibara nzerekeza he, ndazibandwa nzerekeza he koko man. Reka inkuru yacu n'ubundi tuyitangirire kuri Mariza ndetse na Nimrat. Bajya kwinjira mu nzu, Nimrat agahera akabwira Mariza akambwira ati ariko uzi n'ibindi, ubundi hano hanze ko hafite view nziza, wazanye icyo kunywa tukiyicarira hano, icyo nkunda kunywa cyiza, genda mu nzu nzanire nyine be ninywera, ndumva mfite stress kandi hano hantu ndumva hari n'akayaga gatuje, nta mpamvu yo kwinjira mu nzu. Mariza yihuta bwangu ahera ko yinjira mu nzu, usanga n'ubundi Ivy arayicicariye mu sitting room. Ahera akamubwira ati reka tuve hano, hari umuntu uje hano kandi kubw'umutekano wawe ntago nshaka kakubona. Sinzi ngo ni igiki kuri wowe, sinzi ngo wowe uri iki kuri we, umuntu uwo ari we wese uba ugomba kumutinya. Ntabwo nshaka kongera kukubona ujya mu byago, kuko umuntu uwo ari we wese kano kanya tugomba kumukeka. Ivy ahera akamubaza ariko ubundi nahereye kare nkubaza kuki uri kumfasha, kuki unyitayeho. Mariza ati ariko ibyo ntabwo ari byo by'ingenzi, ibyo bibazo uzabimbaze kera warakize umeze neza, ibindi byo ndumva atari necessary. Ahera akamuhagurutsa cyane ko Ivy nta mbaraga n'izi ntanye yaba yifitiye zo kwikura aho aba yicaye ngo abe yakigeza mu cyumba. Aramusindagiza akamugeza mu cyumba, hama akagaruka agafata ibyo kunywa agashyira Nimrat bicara hanze. Akigera hanze Nimrat ahera akamubaza ati ariko se ubundi ko numva nshonje, iyi nzu ntacyo kurya kirimo. Mariza ati wabanza nkagutekera niba wumva ushonje. Ndati okay, ahubwo wakabaye uba wabisoje, buriya mu gihe wabitekereje ihute rwose ubikore. Undi ati se nkutekere iki cyihuta. Ndati uyu munsi ndashaka kurya ibiryo bya nyabyo pe, kuko maze iminsi nijya ariko nyine hari utuntu turi aho ngaho, so uyu munsi nkeneye kurya ibiryo nkumva ko koko ndi. Mariza ati reka ngende ngutekere, ubwo nyine uraba wicaye aha ngaha. Undi ati nta kibazo nushaka umbwire rwose nanaharyamye. Mariza ahera ko yinjira mu nzu gatangira guteka. Nimrat ahera ko afata telefone agahamagara Lucas. Lucas aritaba kamubaza atari ko se Nimrat bite ko wongeye kumpamagara.
mvuye iwawe tuvuganye ngo iki ni Murata atari ko ndashaka kumenya ubundi uri umugabo uri igifura ubwenge bwawe bwatandukanye n'ubwonko uratekereza nangwa bakubona ugenda wambaye amapantaro gusa bakagira ngo uri umuntu bundi wowe ubona utarinjije Lucas ati untuka ibyo ushaka byose ngiye nguteze yombi ndumva umutima wawe unaniwe just ruhura umutima kuko urananiwe ndi hano kugira ngo nkumve ndi hano kugira ngo ngutege amatwi niba rero uremerewe kandi unaniwe ndinde wo kukubuza gutuma uruhuka ni Murata hera kagira umujinya kavuga ati wa mugabo we uri ikibi utandukanye nuko nagutekerezaga uwakureba ugenda mu muhanda yatekereza ko uri umuntu muzima uwakureba rwose wambaye areba ubwo bwiza bwawe yavuga ati dore mbonye umugabo kumbi wowe urumva uri ikize uri ikintu kigenda gutyo gusa uribuka ko wari wansezeranyije Lucas ati we sinigeze ngusezeranya uwo nasezeranyije ni mama Ivy ari we Gent niwe ufite isezerano ryanjye niwe muntu nshobora gutenguha nkumva ko ntengushye urukundo rw'ubuzima bwanjye niwe muntu nshobora kubabaza nkumva ko nkoze ikosa ritababarirwa rero wowe ndumva kugusezeranya ntabyo nigeze nkora kuko we nta hantu na hamwe byanditswe ko ngewe nawe dufitanye isezerano ariko ubundi reka nkubaze uretse ubugoryi n'ubucucu bw'abakobwa bo muri iyi minsi n'abagore batagira ubwenge iyo witeye ukaryamana n'umugabo w'umugore umugabo ufite isezerano byongeye wambaye impeta nk'iyi nambaye wumva mu mutwe wawe ahubwo wowe atari wowe ubwenge bwatandukanye n'ubwonko ubundi mwabaye iki muri iyi minsi mwabaye mute mwananiwe gushaka abanyu bagabo murirwa musenya ingo z'abandi bimereye neza iyo witeye ukabona umugabo w'undi mugore ukumva wamushegeye bawumva ahubwo wowe atari wowe ufite icyo uri kubura muri wowe bawumva utasaza ari wowe ariko ubundi tuvuga ibintu dusubira ibindi ni ikihe kintu ufite kuri wowe urusha umugore wanjye cyankurura ku buryo naza kumuca inyuma ubwiza se ikinyabupfura se ubumuntu se kwihangana se kubaha se uretse ubwomanzi n'ubugoryi n'ubucucu urusha umugore wanjye utekereza ko hari ikindi kintu umurusha mu bwiza ntiwamukurikira mu mico no mu myifatire reka nahangaha rwose ni Kampala reba uyu mujyi wa Kigali urebe uburyo witaruye Kampala nta hantu na hato mwahurira ikindi umutima wawe ni nk'ibuye neza hanyuma ukambwira nkawe umugabo yaza gukurikiye iki wenda reka mvuga abagabo tugira irari pe nkawe koko nakugirira irari byagenze gute narahiriye kuzakunda umugore wanjye mu bibi no mu byiza Jinta namukunza atabyara uyu munsi yambyariye umwana w'umukobwa mwiza ari we Kimi Ivy ntabwo aribwo natinyuka kumuca inyuma iyo nza kuba ndi umuca inyuma mba naramuciye inyuma mu myaka 17 ishyira 18 twamaze tuzabyara ntabwo uyu munsi rero aribwo namuca inyuma twabanye mu bibi no mu byiza yambereye umugore w'umugisha ubwo rero wari wishyizeho wumva ko igitego wagitsinze ko nta nubwo unatekereza reba inshuro zose ngewe nicaye nkakubwiza ukuri nkakubwira ko umugore wanjye akuruta wumva ngo uyu munsi aribwo umurusese buriya rero naje iwawe ngira ngo nkwereke ko niyo nagera mu cyumba cyawe wiyo wakambara ubusa uyu munsi nkakureba ntabwo we nakugirira santima ni murandagira ngo uhanagure izina Lucas mu mutwe wawe unyibagirwe njya numva bavuga ngo
ngo umuntu yibagirwa amashereka yonse byagushobokeye niba wumva byagukundira uzanyibagirwe kuri icyo kigero kuko njyewe Lokasi nta niri na rimwe nzigera n'umugore wanjye ngo nje gusanga wowe ni Murata kabone niyo naba nasaze ntago nasara nsanga wowe nasara nsanga Gentle kuko uretse no gusara musanga n'ubundi naramusariye nta wundi muntu wansimburira umukundwa wanjye nta uzabaho nta n'uzigera musimbura mu buzima uzi ikintu utazi se naba kure nangwa hafi umutima wanjye uterera mu wa Gentle kuko ikintu icyo ari cyo cyose kiba kuri njye nangwa se kiba kuri we undi aracyumva nangwa se agahera akabimenya njye nawe Imana yatugize umwe kabone niyo none ahangaha byaba ngombwa ko njyewe nawe dutandukana umwe akajya kure y'undi biragoye ko we wamusimbura kabone niyo yaba atakiriho ibi na mbere narabikubwiye ntabwo uzigera uruta Gentle wowe ndi Murata ni Murata ahubwo se wasoje kuruhura umutima ari wowe undi ati njye ntabwo narindi kuruhura umutima kuko ari njye nawe se ubundi ninde uremerewe ninde wumva wikoreye umutwaro yabuze aho utura ko wari witeretse uri aho ngaho witeye wumva ko rwose Lucas aje kuryamana nawe hari aho rwose wari wahiye ni Murata nuko mbwiye Lucas ati nuko nkubwiye kandi n'ejo nzabigusubiriramo umugore wanjye arakuruta kandi azakomeza kurute nta niri na rimwe uzigera uruta Gentle mu maso yanjye uretse no mu maso yanjye n'imbere y'Imana ntabwo uzigera ungana umugore wanjye asa ubundi nkubaze kandi unsubize umbwize ukuri iyo wicaye uba wumva nta kibazo ufite undi ati ngira ikibazo cy'iki uba wumva nyine ubugome bwawe bwa buri munsi bwa hato na hato butazakugaruka ujya wicara ugatekereza ku mabi yose n'ubugome bwose wagiye unkorera ugerageza kuntandukanya n'umugore wanjye ese mareka mbanze nkubaze yanda wambwiraga yanjye wari utwite yagiye ntekereza yuko rwose inda wavugaga ngo naguteye iyiza kuba arivuka uwo mwana yakabaye angana Ivy nangwa se amurusha igihe gitoya ariko ndibaza uwo mwana yaheze he ako ni Murata ubona ndinjije ubona nta bwenge ngira ubona natekereza ntabwo ubona ndi ikindi kintu nyine wifatira gutyo gusa uko wiboneye
ugira ubwenge mukobwa. Uziko neza neza ibintu ukora ntazi ukuntu biteye. Aha. Gusa reka nkwisabire. Umbabarire uhereye uyu munsi rwose inamba zanjye uzisibe. Ntukongere kumamagara nangwa se kunyandikira. Kuko urambangamira pe. Ndatugize ngwiki. Ngewe ni Murate ndakubangamira. Ndati birenze no kumbangamira n'ukuri. Urambangamira ntukamamagara. Ubundi kuki utakira yuko ngewe ntazigera mba umugabo wawe? Kwanza ni ngewe ukwiteza reka nze nkublocking. Lucas ahera kamukupa. Ni Murate umujinya uramwica kavuga atari ku nk'ubu nk'uyu mugabo. Yiratana iki yumvamo iki? Haritera neza neza akumva arandenze. Mburetse ndaje nkwereke icyo gukora ndakizi. Cyaza amahirwe agira namwe. Tuve kuri ni Murate. Twigarukire kuri Priya. Abari kumwe na Karungi. Karungi ati se noneho kandi koje kuntayayira bigenza bitera. Ni yihe nkuru nzaniye? Akahe gashya kadasanzwe uzanye noneho? Ndatse kuza kugusura bivuze ko iteka mba nkuzaniye inkuru. Ndatsha byihorere ngewe nawe turaziranye. Ahubwo noneho niki kigezweho kano kanya? Ninde utahiwe? Ndatari kuratekereza ubundi wowe. Watuje. Karungi terega nuko nzi ko buri gihe uje hano hari icyo buje kumbwira. Ndatsha byihorere Ivy naramubuze. Sindi shuwa niba kiriho, sindi shuwa niba yarapfuye. Mva biba bimpangayikishije pe. Karungi atari kiyo utekereje uratonekara. Priya tambajije ngo iki? Karungi ndakubajije ngo iyo utekereje uratonekara. Priya tushatse kuvuga iki? Nyine ngiye umenya hari iyo utekereje utonekara kuko sinumva ukuntu mu mutwe wawe nta kindi kintu kibamo. Byonyine iryo zino iyo ritekereje mu mutwe wawe ntutonekara. Wumva udafite nk'ibikomere ahari ufite mu mutwe wawe wagiye uterwa no gutekereza kuri Ivy gusa. Cyafite ikibazo uri niwo gusengerwa ndakuraye. Buri kanya Ivy, every time Ivy. Ivy yabaye Ivy. Uriya mwana uramushaka iki? Ubu niba yaranapfuye nta nubwo wanamureka ngo aruhukire mu mahoro. Ese washatse kumurimbura kiriho? Nahagendeye nabwo urumva urashaka n'umuzimu wese. Uriya mwana n'umukristo ntago umuzimu we wagaruka. Ntabwo urawe ngo tuvuge ngo nawe urashaka ngo urimbure. Uretse ko reka nkubwize ukuri Priya. Ngewe Karungi nde Ivy. Ukankora nk'ibyo wamukoreye. Ukamugirira nabi nka kuriya biriya byose ndakurahengeye umuzimu wanjye wakugarukira nka kwihoreraho ndakurahiye. Bino wavuze ngo azapfa adashatse. Ngo yewe atanarongoye. Ukavuga ati uzamubabaza kugeza yimanitse mu mugozi.
mva nkubwire disi we, ngewe umuzimu wanjye wagaruka wakwihoreraho dia, nawe wazarinda upfa udashatse. ase ubundi kankubaze Priya, ibintu byose wagiye wifuriza Ive ari we bibayeho? Ndatireka reka njye ntago byamba. Noneho se nguha amakuru, nyuma yuko Ive abuze, Liam yararwaye, yararembye, n'uyu munsi wabo bayobewe ikintu arwaye. Uzi ikintu kindya mu mutwe se? Buri uko mbonye arambaza ngo n'ubu Ive ntaraboneka. Numva namubwira nti wamushenzi we wibagiwe ko ari njyewe ngukunda, ubundi Ive wamuretse ukankunda. Ariko sha nzakora uko nshoboye, Liam ngiye kumuba hafi, mva mara yanjye nzaryamana nawe antera inda maze ndebe ko azanyihakana. Karongi ati iyo umuntu agiye gusara nuko bitangira. Nuko urerega gusara si ukwiruka gusa, kandi rwose ntugire ikibazo, indera haracyariho igitanda cyawe. Amakuru mfite nuko kiriyo tu, hari igitanda cyawe babitse, umunsi byajaguye sha nzakwitwarira tu, kuko ndabona amaherezo wowe ugiye gusara. Ndetse ariko ni wowe umusazi, njyewe urabona ndi umusazi? Karongi ati ahubwo birenze no gusara, nabura n'abandi barasara bakerura bikagaragara, umuntu akamenya indwara agiye kuvuza. Wowe niba ufite agahinda gakabije, niba ari trauma, ariko menya waratoromotse tu, hari agapiyesi kamwe gashobora kuba karafungutse mu bwonko bwawe. Priya ariko se ntushake kunuka abana ko numva wanyihaye? Karongi atariko ibyo mvuga ntukuri, nahoze mvuga ntiyo utekereje uratonekara, ariko ndabona nukuri ari byo. Wowe urashaka kwiteza inda kuri Liam, ariko ubundi abaye bubu mwabaye muti kabavuga ngo gukunda utagukunda ni nko kwandika ku mazi. Ubu igihe wahereye wiruka kuri Liam, reba igihe gishize Ive yaraburiwe irengero. Wamwiheshejwe utugifti, bidi we warayifese, wirwa umwiyandikishwa utumeseji, umubwira ngo urahari kubwe. Erega byose mba mbireba, none se ntubikora turi kumwe kenshi? Ariko nta nari ubundi kuki utibaza impamvu? Hari wowe uhora umuhamagara, uziko nta nari mwaraguhamagara. None ngo uyu munsi ngarwaye Ive, none uragira ngo arwaye wowe Priya? Ase ubundi kankubaze Priya, ubona ari ikihe kintu cyiza koko Liam yagukundira? Urabizi Ive kurusha ubwiza kure cyane, banza urebe ukuntu ngana, byibushye nk'udatekereza. Banza urebe n'isura yawe, erega umuntu aba beauty in and out. Wowe haba inyuma haba imbere hose uri mubi. Priya ati kari uvuze ngo iki? Njyewe ndi mubi? Karongi araseka ati uri mubi, no kuri Noheli uri mubi, kuri Bonane uri mubi, kuri Pasika uri, umva iminsi yose uri mubi, uhereye mu kwa mbere ukageza mu kwa 12 uri mubi. Priya ati henga nze nkwereke. Karongi yera ko yiruka, bagatangira gukina baseka, ariko abamubwiriyemo. Tuve kuri abo twigarukire kuri Ntwari. Bianca bamuhamagaye, ariko aba yasinze. Kamubwira ati Ntwari, wambabaje, ndetse nakubabaje gute? Kuki utemeye ibyo narindi kugusaba? Ntwari ati reka nkubwize ukuri Bianca, nkuko nabivuze kandi n'ubu ndabigarukamo, nagufashe as my mom, sibyo? Kuko wungana mama. Ntago nkureba rwose ngo nkubone nka girlfriend wanjye. Ikindi njyewe ntago ndi ku rwego rw'aba basore bo muri iyi minsi baryambana n'abagore bangana na ba mama wabo. Urwego ndiho ntago ari urwo ngurwo Bianca. Ikindi kandi ngende bakuri career yanjye.
iyo nza kuba ndi wa mwana ukururwa n'ibyisi ukururwa n'abakobwa nta nubwo wowe nakureba tu kuko nta nubwo uri side chick yanjye. Yego uri mwiza ariko hari abeza kukurusha. Uzi abakobwa beza rwose bari muri iyi tawuni bateye neza basa neza bari beauty ahantu hose, physical appearance yabo uwareba ukavuga ati uyu yaririyemo, bafite n'amafaranga bafite n'imodoka bitwara beza nabyo byongereho, ariko abo ngabo nabo narabananiye nkanswe wowe ungana na mama. Ahubwo niwe wantengushye cyane buriya hariya wambabaje, ariko ibaze ngo njye nawe tujye kuruhuka tujye muri chambre, ariko ibaze ndi mu buriri nawe Bianca, ikintu ujye ugitekerezaho. Ahubwo reka ngusaba akantu, wanyemereye uhereye uyu munsi inamba zanjye ukazisiba ntuzongere kumpamagara. Bianca ariko ntwari, come on wirakara baby. Ndati iki kuziki iyo mikino nayo batigeze yinzanaho ubwe, kandi ari we mushiki wanjye wemerewe kunkuraho ibyo ashaka byose. None hibaza umugore nkawe, oh la la. Ariko naba nciriritse ntwari, naruha ubu havuyeho utwana dutoya twa 10 n'ingahe, agezweho rwose abakecuru nkawe. Bianca tuvuze ngo iki ntwari? Ndavuze ngo uri umukecuru, nose nturi umukecuru wowe ntushaje, ariko mujye mumenya imyaka yanyu. Nose ubu nawe urakishira mu twana dutoya, reko none wanarume. Ubwo se wowe iyo wirebye ubona ufite imyaka ingahe? Ubu ngana nanjye se njye nawe turangana ku buryo nkubwira ngo waracecuye ukaraga. Wowe rega urambyaye kwanza, niba rwose waranigeze umugabo nangwa se namufite, ntekereza ko ufite n'abana banduta. Ahubwo niba ufite umukobwa bari wumamo pase aba ari we twikundanira, hanyuma uzambere mabukwe. Ariko se ubu ngubu, ariko yewe nanjye ndasetsa. Ubwo wowe niba umeze gutyo, umwana wabyaye wameze ati ubu we ntago ameze nkawe. Erega buriya imico y'umwana tuyirebera kuri nyina. Ibaze niba warabyaye umwana w'umukobwa, ubu wakora ibingana iki? Ubu we wabona yirwa mu bishuga dadi rwose, kuko ese ubu yasiga nyina akajyahe. Rega imico yanyu tugaragariza abo muri bo n'icy'abana banyu aricyo. Ariko disi yo ndumva nkugiriye impuhwe Bianca, wayobye n'ukuri. Oh la la, waruraha ariko Bianca turi serious se ngo uhuze n'umukobwa wanjye? Mwarataho kugira ngo rwose ukomeze ungendeho, uza n'umukobwa wawe aba ari we twiteretanira, ariko umenya afite imico nk'iyawe. Ubundi ubwo we ntago yaba rwose adatekereza kabiri nkawe. Ndati noneho ndahumaniwe. Ntwari ni wowe uri kumbwira gutyo? Ndati none harundi uhetse aho ngaho, nangwa njye harundi ndi kumwe hano nawe. Ni njye uri kubikubwira, nta wundi muntu uri hano, kandi ni nawe kubwirwa. Mwabagore mwe mujye mwiga kwiyubaha, munubaha umuntu. Niba utazi kwihesha agaciro, nabura jya wubaha uri imbere yawe, umwubahiro wari we. Uzi n'ikindi Bianca, ndanakwiyamye uhereye uyu munsi, ndakwiyamye ntukongere kumpamagara nangwa se kunyandikira bitari ibyo ngibyo. Njyewe nawe tuzibonanira, njyewe nawe tuzarebana, tuzafesingana.
byose ntwari abavuga papa we Dirana bari ko byumva ahera akamubaza ati ntwari Bianca uri kuvuga muri kuvugana n'uwuhe inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha ese aho Dirana aramenya ko Bianca wari uri kuvugana n'umwana we Dorani ntwari ari Bianca bahoze babana inkuru yitwa Inzitane njyewe nitwa Atete ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho